Bakunze b'inkuru z'urukundo kuri Zasha TV ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze, ndacyabashimira kandi ukuntu rwose mwambaye inyuma kuva iyi channel yashingwa kugeza uyu munsi, ndabakunda cyane rero rwose. Inkuru yacu y'urukundo rero tuyitangiranye na Joanna, ni umukobwa mwiza cyane, ni mu masaha y'igitondo rero ari kujya ku kazi, yambaye neza, yambaye akajipo k'akadurate k'umukara ndetse n'agashati ka hoze, araberewe rwose arakeye, n'ubusanzwe rero nawe ni umukobwa mwiza rwose no ku mubiri. Agera rero muri biro maze agahita ahamagara sekreteri we akamubaza ati mbwira rero gahunda y'uyu munsi iteye ite. Sekreteri we aramubwira iby'umunsi wose ibiri bukorwe, inama zihari, abantu ari bubonane nabo, ariko akanamubwira ati wa musore wadepoje hano hashize ibyumweru bibiri, ati yari yaje kugira ngo mubonane, ati uyu musore yitwa Karebe, ahari mushobora kuba mutamwibuka. Joanna aramubwira ati nta kibazo, ubwo ningera muri biro rwose umubwire aze tuvugane. Ahita rero agenda maze akicara muri biro ye agatangira rero akazi. Sekreteri rero ahita ajya guhamagara Karebe maze akamuzana, ahita abwira Joanna ati wa musore Karebe ni uyu nguyu, ati nguyu hano. Joanna rero ahita amubwira ati ni karibu tambuka wicare. Karebe aricara rwose ku ntebe iri imbere ya Joanna, maze Joanna akamubwira ati tangira rero unyibwire bihagije, mbwira rwose impamvu ngomba kuguha kano kazi, ikindi kandi mbwira ikintu rwose cyatumye wumva ushobora kuza gusaba akazi muri iyi kampani. Karebe rero ahita amubwira ati rwose impamvu mushobora kumpa akazi ni uko ibintu nize ndetse n'ubumenyi mfite rwose, cyane cyane na experience mfite z'ahantu nagiye nkora, byose bihura neza neza n'iyi poste ndi gusaba. Joanna rero ahita afata CV y'uyu musore maze agatangira kugenda rwose ahinduranya impapuro asoma, ahita amubwira ati nkubwiye se rwose ko uyu mwanya muguhaye wabyumva ute? Karebe ati nakwishima cyane, ati birashimishije. Joanna ati akazi rwose nakawe nta kibazo. Karebe rero ahita yishima cyane maze akabwira Joanna ati ntabwo rwose bosi uzigera ubyicuza, humura nzakora akazi kawe neza cyane, inshingano zanjye nzazubahiriza rwose, ntabwo uzabyicuza. Joanna aramubwira ati sawa ndabyiteguye, ati ubwo rero genda sekreteri rwose aguhe amategeko agenga iyi kampani, maze ibyo byose ubinyuzemo amaso, kuko kuwa mbere ugomba gutangira akazi. Karebe rero amara gusohoka maze Joanna agahita avuga ati wawu, mbega umusore mwiza, ati uyu mutipe ni mwiza kweri kweri. Ariko nanone agahita avuga ati ariko nanjye ubanza noneho mbivanze, ni gute ndi kubona rwose umusore ugiye kuba umukozi wanjye maze ngatangira kumubonamo ubwiza. Ahita rero yiseka ariko akavuga ati ni hahandi rwose ni mwiza, mbivuge cyangwa mbyihorere, ariko ni bogari pe. Ubwo rero Karebe we ataha yashyushye rwose atarwiyambitse. Agera mu rugo rero agahita asanga Latifa yicaye muri salo. Latifa ni kopine we, ahita amuhobera ati sheri, ati akazi nakabonye, ati ibi bintu biraryoshye, ati ibintu byabaye byiza cyane. Latifa rero ahita ahaguruka yihuta nawe maze agahita amuhobera ati sheri, ati ndi kwishimiye cyane ni ukuri, ati kuba wowe rwose wabonye akazi, aticara neza ahubwo maze ubimbwire. Aricara rero Karebe maze agatangira kubwira Latifa inkuru zose ukuntu zagenze, maze akamubwira ati ibi bintu rwose tugomba kubiserebura, ati ahubwo se turabisereburisha iki? Ati ni wayini cyangwa ni rika, turanywa iki kugira ngo duserebure? Maze Latifa ati ka wayini nta kibazo, kazane rwose maze tubiserebure, ati gusa ndakwishimiye cyane kandi rwose ndi proud yawe.
aba rero rwose bakomeza kwishima ariko baserebura. Karebe akabwira Latifa ati noneho rwose tuzahita dukora ubukwe, ati ikindi kandi ubu noneho ngiye kukwitaho by'umwihariko, urabona ukuntu wajyaga ari wowe unyitaho nta kazi mfite, ubu ngubu nzajya ngusohokana nkugurire buri kimwe cyose ushaka, rwose tuza noneho ubu ni njye nawe, gusa ndagukunda cyane kuba waranyihanganiye igihe cyose ntari mfite akazi nta mafaranga nari mfite, maze rwose ugakomeza kunyubaha kandi ari nako unyitaho. Latifa ati rega ndagukunda cyane ni ukuri, ati biriya byose nabikoraga kubera urukundo kandi rwose ndagukunda cyane. Joanna rero we ku mugoroba arataha maze yagera mu rugo agasanga rero abana ababereye tante babiri babana baramutegereje, maze agahita ababaza ati uyu munsi mwiriwe mute? Bati twiriwe neza rwose. Ati reka rero mbanze mpindure imyenda nanakarabe maze nza tuganire. Amara kwitunganya rero maze akabasanga muri salo akavuga ati nimumbwire uko umunsi wanyu wagenze. Batangira kuganira rero maze bakamubwira ibyabaye byose umunsi wose, basezeranaho rero bakajya kuryama, gusa bagera mu buriri maze rwose ntasinzire akajya yitekerereza wa musore yabonye maze akisetsa kandi ari wenyine, maze akajya avuga ati ariko ntabeshya rwose uriya mutipe ni mwiza cyane rwose. Karebe rero na Latifa nabo baba bakomeje rwose guserebura aka kazi gashya. Buracya mu gitondo rero maze Karebe akajya ku kazi, abakigerayo Joanna nawe akaba arinjiye ahita abasuhuza bose, maze akabwira Karebe ati uyu munsi rero ni umunsi wa mbere wawe w'akazi, ati kandi nk'uko dusanzwe tubizi rwose umunsi wa mbere w'akazi uba ugoranye, ariko humura aba bakozi bose baraza kukwitaho bagufashe, kandi nanjye ndahari rwose muri biro yanjye, icyo wakenera cyose waza nta kibazo nagufasha. Karebe ati murakoze cyane. Joanna rero ahita ababwira ati mugire umunsi mwiza mwese, maze akinjira muri biro ye. Ubwo rero sekreteri ahita azanira Karebe ibintu rwose aba agomba gukora, biba ari ibi dosiye byinshi aba agomba gukoraho, maze akamubwira ati izi dosiye rero zose zirakenewe mbere y'uko rwose umunsi urangira, ni ukuvuga tugomba kuva ku kazi wazirangije. Karebe ati ntugire ikibazo rwose ndabikora kandi neza. Ku mugoroba rero Karebe ataha ananiwe cyane kubera rwose akazi kaba kabaye kenshi, agera mu rugo maze akakaraba akaza akicara kuri tapi muri salo. Latifa rero nawe amutegurira iby'umugoroba maze akamubwira ati ni karibu ku meza. Karebe ati sheri wambabariye koko ukabinzanira hano maze nkaba ariho mbifatira ko rwose numva umunaniro unyishe. Latifa aramubwira ati nta kibazo rwose ndabikora. Arabimuzanira rero maze akabimuterekera ahangaha aba yicaye, arapfundura maze Karebe ati ibi byo kurya rwose birahumura neza ubanza binaryoshye. Latifa ati bitaryoha se sijye ndabigutekeye ntabwo byareka kuryoha. Latifa ahita abaza Karebe ati ngaho rero umukunzi wanjye rwose mbwira umunsi wa mbere se kandi wagenze ute, mbwira uko byakugendekeye. Karebe ati byari amahoro, gusa nanone akazi kari kenshi cyane navunitse, byansabye rwose gukoresha imbaraga zidasanzwe, gusa abakozi dukorana n'abana beza bose baragufasha. Ati ikindi kandi bosi wacu nawe ni umuntu mwiza cyane nta kibazo rwose arumvikana. Ati mu bigaragara rwose akazi kagenze neza cyane. Latifa rero ahita amubwira ati ni ukuri, ati Imana ishimwe, ati gusa rwose nawe ndakwizera ko nta cyakunanira igihe cyose wakiyemeje, ati ndabizi ko ari akazi uzagakora neza kandi cyane, ati gusa ndagukunda rwose kandi urabizi.
Karebe ati ndabizi rwose mukunzi, ati cyane cyane ko wanankunze nta kintu mfite, wankunze ntawe ndiwe rwose, unkunda urukundo rwa nyarwo ari wowe unyitaho, ati nanjye ndagukunda cyane kandi ibyo bintu rwose sinzigera mbyibagirwa na rimwe. Umunsi wakurikiye rero mu gitondo Karebe arazinduka akajya ku kazi nk'ibisanzwe, aba yicaye rero ari kwitunganya rwose ngo atangire akazi, maze Joanna akaba arinjiye, aba afite akantu mu ntoki agahita agahereza Karebe, ati nari nkuzaniye ibyo kurya bya mu gitondo, ati ubifate rwose nk'aho ari geste yo kukwifuriza ikaze muri iyi kampani yacu. Karebe rero ahita yishima kandi agatungurwa rwose ukuntu bose baba bamwitayeho, maze akamuzanira ibyo kurya bye bya mu gitondo, ahita amubwira ati murakoze cyane rwose bayobozi, murakoze ndashimye. Abandi bakozi rero baba bicaye muri icyo cyumba batangira kuryana inzara, maze rwose bagatangira kuvuga, iminwa irabarenga, bari kongorerana bashyushyuza bavugana ukuntu rwose ibi bintu bidasanzwe, bati bosi wacu azanira umuntu ibyo kurya bya mu gitondo, ati rwose ibi bintu ntabwo bisanzwe, ati ariko ubundi uriya musore asigaye amubonamo iki, ati byonyine n'ukuntu amureba, ukuntu aba amwishimiye, ukuntu amuvugisha, ntabwo rwose bisanzwe n'ibishya. Ku mugoroba rero noneho biba akarusho, Joanna araza akabwira Karebe ati ndagushaka gatoya. Karebe ati birihutirwa se ko hari ibintu nari ntararangiza rwose bosi? Joanna ati yego, ati birihutirwa, zinga ayo madosiye ubundi uze ndagushaka. Karebe rero ahita yazinga vuba, maze bosi agahita ajya imbere rwose anyura mu muryango usohoka, ati ngwino ndakubwira. Barasohoka rero maze hamara umwanya umukozi maze yiruka akabwira abandi baba bari aho, ati mbese buriya mwaba mwamenye ibyabaye? Bati habaye iki se kandi? Ati muzi ko bosi wacu yajyanye Karebe ngo bajye gusangira iby'umugoroba, ati ariko rwose ubu ari kumukunda birenze, atari kumwitaho rwose, ari kumuturutisha wagira ngo twebwe ntabwo duhari. Maze bagatangira rwose kubigira ikiganiro, ariko umwe muri bo akababwira ati hoya, ati bosi wacu ni umwana mwiza, buriya rwose ni ukumuha ikaze nta bindi birenze. Maze abandi bakamuseka bati wowe rwose ubanza niyo wabasanga bose bari mu buriri ntacyo bambaye, ubanza wakomeza ukavuga ibyo ngibyo ko nta ari kumuha ikaze. Bahita rero bose baseka cyane, maze rwose bagakomeza bakabihindura ikiganiro. Karebe rero aragaruka, maze bose bagahita bamwuzuraho bamubaza bati tubwire rero randevu yanyu ya mbere na bosi yagenze gute? Maze Karebe ati hoya rwose ntabwo yari randevu, ati kwari ugusangira gusa bisanzwe, ati yifuzaga rwose kumenya bihagije, ati ikindi kandi twari turi kuvugana rwose ibijyanye n'akazi, ntabwo rero twari twasohokanye nk'uko muri kubitekereza. Batangira kumubwira bati koko se mwari muri kuganira iby'akazi gusa cyangwa hari ibintu by'umwihariko yifuzaga kukubwira? Ati hoya rwose nimugabanya amatsiko twaganiraga iby'akazi gusa, ati nta kindi rwose kirenze kuri ibyo, ati ni uko ahubwo bosi rwose yashakaga umuntu umuherekeza kugira ngo basangire, yumvaga adashaka kujya gufata iby'umugoroba wenyine, naho ubundi rwose nta kindi kirenze ibyo ngibyo. Bahita rero bakomeza akazi kuko n'ubundi amasaha yo gutaha aba agiye kugera. Umunsi wakurikiye rero
akazi karangiye noneho Joanna yatumiye Caleb iwe maze baragenda bicarana kuri pisine batangira rero kuganira. Joanna ati ni ukuri barumva mfite amatsiko rwose yo kumenya byimbitse, ati mbwira, ati se ubundi uretse rwose kano kazi ukora nta bindi bintu bijya bigushimisha? Aramubwira ati rero ngewe mu buzima rwose mfite ibintu byinshi byo gukora, ati kubera ko ngewe nize siyanse na tekinoloji, ati ikindi kandi burya rwose ndi n'umufotozi kandi mwiza cyane, ati ndabizi cyane. Maze Joanna atangira guseka ati uranafotora burya? Undi ati cyane, ati njyewe akazi kose ndagakora, ati gusa impamvu nifuje gukora kuri iyi posite yo muri kampani yawe ni uko nyine ari kwa kundi nubwo umuntu aba yarize ibintu byinshi ariko aba afite ibyo yishimira kurusha ibindi, aba yumva rwose ari byo yabamo. Bahita rero rwose bahana ciyazi kuko baba bari no kunywa akawayini maze bakikomereza ibiganiro. Caleb rero yaratashye maze ageze mu rugo aba yicaranye muri salo na Latifa aryamye kuri Caleb bari guseka bari kuganira, maze Caleb akamubwira ati ariko uri mwiza koko, niyo mpamvu ngukunda, ubu rwose mama ukuntu nahisemo neza, ntabwo nibeshye habe na gatoya. Ariko ahita abwira Latifa ati sheri rwose hari ikintu nshaka kukubwira, gusa nanone ubanza umbwire niba rwose utari burakare mbone kukikubwira, banza ubinyemerere ko utari burakare. Latifa ati nta kibazo mbwira, ariko nanone uri kuntera ubwoba. Caleb ati bosi wanjye ejo rwose yansabye ko tujyana gusangira, ati gusa ubanza ubyumve neza, ati ni ugusangira gusa, byari ugusangira tuganira iby'akazi, utagira ngo hari ibindi birenze. Maze Latifa ati wowe se akubwira ngo mujye gusangira? Ati ahubwo se urumva utanteye ubwoba? Ati urumva atari ko kwimenyereza se? Ati ntangiye gutekereza ni ukuri ko bizarangira. Maze Caleb ati yego nanjye ko bizarangira se sinkuzi, ati ndabizi ko ari wowe nahisemo kandi nta wundi muntu natekereza utari wowe, nta wakunkuraho rero, nta muntu rwose wakwibagiza, humura ni wowe wanjye kandi ni wowe nkunda wenyine, ubwo rero rwose nta wundi muntu n'umwe muhanganiye urukundo rwanjye, humura byari iby'akazi, ikindi kandi bosi wanjye ni umwana mwiza cyane, n'abakozi dukorana barabimbwiye ngo ni umwana mwiza cyane, buriya niyo mpamvu rwose yagira ngo ntangire niyumve muri iriya kampani, ni nko kunyakira, nta kindi rero kirenze. Latifa ahita amubwira ati ndakwizeye rwose mugabo mwiza, nta kibazo. Hashira iminsi rero maze ari mu masaha n'ubundi y'akazi, Joanna agatumaho Caleb ngo amusange muri biro maze bavugane. Caleb rero araza maze Joanna akamubwira aticara aho, gusa asanga Joanna afite ibirahure bibiri birimo wayini, maze kimwe agahita agihereza Caleb. Joanna ahita ava mu ntebe aba yicayemo akaza akicara mu ntebe yegeranye n'iyo Caleb aba yicayemo, akamubaza ati akazi rero kameze gute? Caleb ati kameze neza cyane nta kibazo. Ati wowe se mu buzima busanzwe umeze ute? Uyu musore ati nanjye meze neza. Joanna ati nanyihanganira rero, nashakaga rwose kukubaza ikibazo kandi cyihariye, ikibazo cy'ubuzima bwawe bwite, ubwo wihangane rwose umbwize ukuri ntumbeshye. Caleb ahita amubwira ati ndakubwiza ukuri rwose, ati wibagiwe se ko uri bosi wanjye? Ati nta kintu kimwe cyatuma nkubeshya. Joanna ati sawa nta kibazo. Ahita rero abaza Caleb ati none se ati waba ufite umukunzi? Ati ufite umusheri? Ati hari umukobwa waba rwose warahaye umutima wawe, umukobwa wumva warihariye rwose wese? Caleb abitekerezaho neza maze agahita amubwira ati ntawe mfite. Ati ntawe mfite rwose,
ndi jyenyine nta mukunzi ngira nta n'umusheri mfite. Joanna ati urabizi neza ko mbwije ukuri, ntabwo rwose waba umbeshye. Caleb ati oya rwose ntabwo nkubeshye mabuja. Caleb rero ahita abaza Joanna ati none se ati kubera iki mwaba mumbajije icyo kibazo? Joanna nawe ahita amubaza ati koko se urumva witeguye rwose ushaka kumenya impamvu mbikubajije? Caleb ati cyane rwose ndabishaka. Joanna ahita amubwira ati jyewe rero ubu ureba hano ntandukanye n'abandi bakobwa uzi. Ati ubundi abakobwa bagira amasoni buri gihe cyose bagategereza ko rwose abasore aribo batera intambwe za mbere. Ati jyewe rero si uko, iyo nkunze ikintu cyangwa umuntu rwose mpita ntera intambwe ya mbere nta kibazo na kimwe mfite. Ati nkubwije ukuri rero ndagukunda kandi ndagukunda cyane, nta gutinda rero njyewe njya ngira muri njyewe, niyo mpamvu rwose niyemeje kubikubwira. Ubwo aba ari kubwira aya magambo Caleb we yabuze icyo gukora, ari gukomeza asoma kuri wayini atarekera, ubona rwose ameze nk'umuntu ufite stress. Joanna ahita amubwira ati none se kandi ko nta kintu uri kuvuga? Ati ko ndeba wagira ngo rwose biragutunguye. Maze Caleb ati ntakubeshye n'ubundi ndatunguwe. Ati ndi kwibaza ukuntu ayo magambo waba ari njyewe uri kuyabwira. Ndi kwibaza ukuntu naba ndi umunyamahirwe bingana gutya ku buryo wowe mukobwa mwiza boss wanjye umubwira ko nkunda. Ati ndumva wagira ngo rwose ndi kurota. Ati none se boss wabitekerejeho neza usanga rwose ni njyewe ukwiye gukunda, ni njyewe ukwiye guha urukundo rwawe? Joanna ati ibintu mvuze rwose ndakomeje kandi rwose nabitekerejeho neza. Ati ntabwo nakwibeshya ndagukunda kandi cyane. Ati gusa nanone ntuhite unsubiza rwose, genda ubitekerezeho uzaba umpa igisubizo cy'uko nawe ubitekereza. Caleb ati ntakubeshye ndishimye cyane, nta kibazo rwose ndabitekerezaho ariko ndanezerewe. Ahita abwira rero Joanna ati none se boss mwampa uruhushya rwose ngahaguruka maze nkagenda? Joanna ati nta kibazo wagenda rwose kandi ukomeze kugira umunsi mwiza. Caleb rero ku mugoroba arataha, ariko rwose ataha yahindutse undi wundi, ntabwo aba ari kuvuga, aba yicaye muri salo acecetse cyane, ubona rwose yahindutse ameze nk'umuntu utishimye. Latifa araza akamubwira ati mukunzi ko ndeba rwose utari usanzwe, si uku nguku usanzwe umeze, ubusanzwe uba rwose wisekera kandi wishimye, ariko uyu munsi ndabona byahindutse, byaba byakugendekeye gute? Akazi se biragenda nta kibazo ufite ku kazi? Caleb ati oya nta kibazo mfite ku kazi kandi nanjye meze neza. Latifa ati Caleb ati nta kibazo na kimwe mfite, birashoboka ahubwo ko rwose waba ari umunaniro w'akazi, naho ubundi meze neza. Latifa ati none se nkuzanira iki rwose uba unywa urebe ko wakongera ukamera neza? Caleb ati nzanira amazi ndumva byaba binyuze. Nyuma y'iminsi mike rero Joanna yongera gutumira Caleb maze akamujyana iwe, noneho amwinjiza mu nzu. Caleb agera mu nzu ya Joanna maze akumirwa, ati mbega inzu nziza. Ati najyaga ndebera inyuma ariko rwose simenye ko imbere ari igitangaza. Ati inzu ni nziza cyane uko yubatse, ibiyigize ndetse n'ibiyirimo byose. Ati inzu yawe ni nziza cyane. Joanna ahita amubwira ati urakoze cyane, maze agahita amubaza ati ndaguha iki cyo kunywa? Caleb ati rwose nta kibazo
unzanire ikiri hafi. Aragenda rero agahita amuzanira ka juice, gusa umwanya wo kujya kukazana Caleb asigara areba inzu, areba hejuru, areba ibintu biri muri iyi nzu, maze agahita yivugisha ati ariko uyu mukobwa ni umukire koko, ati uyu mukobwa afite amafaranga kandi menshi, ati sinumva ukuntu Imana yamuhaye ibintu byose, yamuhaye ubwiza, ateye neza, arakunditse, azi ubwenge, ati noneho ikamwongereraho n'amafaranga angana nk'ayo afite. Ubwo rero bari kwibaza ibyo, ariko Joanna akaba amugezeho amuzaniye ikirahure cya juice, ahita rero atangira kunywa, maze Joanna akamubwira ati rero ndagushaka kukwereka, aba ni yese banjye, ubwo ni abana abereye tante wabo, ati reka mbabwire baze bagusuhuze. Ahita abahamagara maze bakaza bagasuhuza Caleb, bahita babwira tante wabo bati n'uyu nguyu rero Caleb yajyaga uhora utubwira, ati yego rwose n'uyu, ati nimugende mutegura ameza rero kuko nari narangije gutegura, maze tuze dufate iby'umugoroba. Barategura maze bose bakajya ku meza. Aba bana rero batangira kubaza Caleb bati none se wowe na tante wacu muri inshuti z'umwihariko? Nawe ati nabasubize rwose, maze bagahita bababwira bati hoya turi inshuti zisanzwe, ntabwo turi iz'umwihariko, turi inshuti zisanzwe kuko rwose turanakorana. Maze aba bana bagakomeza babwira Caleb bati tante wacu ahora atubwira ko rwose ibi akazi kawe ugakora neza cyane, ngo uri umuhanga, ngo kandi ngo urashoboye mu bintu byose ukora. Caleb ahita aseka maze akababwira ati rero buriya ntabwo mubizi, ati uyu mutante wanyu mureba aha ngaha, ati niwe muyobozi nabonye rwose, umuyobozi mwiza ubaho mu bayobozi bose babaho, ati iminsi maze rwose muri iriya kampani ibintu byinshi nzi niwe wabinyigishije, niwe nagiye mbyigiraho, ati ni umuhanga cyane kandi rwose ni n'umwana mwiza. Aba bana rero bahita bishima, bagahita bamubwira bati rwose twari tubizi, tante wacu ni umuntu mwiza cyane, nta muntu yananirwa kubana nawe. Bahita rero bakomeza ibiganiro byabo, ariko kandi bari gufata n'ifunguro. Iminsi yakurikiye rero Joanna arongera agatumira kandi Caleb nanone mu rugo iwe. Uyu munsi ubwo rero bajya mu cyumba cye maze bakicara bagatuza, agahita abaza Caleb ati none se, ati ibyo twavuganye wabitekerejeho iki, kutambwiye rwose uko ubyumva? Caleb rero atangira akarya indimi rwose, akavuga atitira, akavuga ubona atazi ibyo ari kuvuga. Maze Joanna akamubwira ati ndifuza rero rwose kuba wowe, ati tuza utekane maze umbwire icyo utekereza, ati ubu ntabwo turi ku kazi, ntabwo ndi boss wawe, turi mu cyumba cyanjye mu rugo iwanjye, ati ibyo rero rwose ni ibintu byoroshye, ngaho tekana umbwire uko byumva. Caleb ahita amubwira ati rero biratangaje rwose kuko nanjye ndagukunda, nakwiyumvisemo kandi numva nkwishimiye, gusa nuko rwose numvaga ngutinye kubera ko gukundana na boss wawe biragoye, ariko ndagukunda cyane. Joanna ati koko se, ati wabitekerejeho neza maze wumva rwose nawe umfitiye santima nk'izo nanjye ngufitiye? Caleb ati cyane rwose. Caleb ubwo ahita anatera intambwe ya mbere noneho, maze agahita yegera Joanna agatangira kumusoma, ni nako kandi aba ari amusunika amuryamisha ku buriri. Ubwo rero bose bakomeza gusomana n'izindi gahunda zigakomerezaho. Caleb rero atinda gutaha, maze noneho Latifa akagenda akiheba, ahamagara Caleb ariko ntiyitabe telefone, aratangira akayoberwa ibintu rwose byamubayeho. Caleb rero ataha yatinze cyane, maze agasanga Latifa yarakaye, ati mbwiza ukuri ubu koko wari uri hehe?
Caleb ati ni akazi rwose kambanye kenshi, akazi kari kamfashe, niyo mpamvu natinze gutaha. Ati maze ntunyitabe se no kuri telefone? Caleb ati impamvu ntakwitabaga, telefone yari iri muri siransiye kubera ko rwose twari turi mu nama, ntabwo rero nari kubasha kukwitaba. Ati gusa niriwe ngutekereza umunsi wose. Maze Latifa ati uzi ukuntu rwose wari wampangayikishije, ati gusa nanjye nari ngukumbuye cyane. Bahita bahoberana rero maze Caleb agasamagura Latifa. Latifa ati none se sheri, ati umunsi wawe nibura wagenze neza? Caleb ati wagenze neza cyane, ati rwose nta kibazo, ati gusa ndagukunda. Ati reka rero njye gukuramo imyenda maze nkarabe tubone rwose gukomeza kuganira maze kuruhuka kuko ndumva naniwe bikabije. Latifa ati nta kibazo, genda ukarabe, reka nanjye mbe ngutegurira ameza. Umunsi wakurikiye rero n'ubundi mu masaha y'igitondo abakozi bose baba bari aho basanzwe bakorera, maze bakabaza Caleb ati tubwize ukuri, ibyawe na bosi bigeze he? Caleb ati ngewe na bosi se, ati reka nta kirenze kirimo, ati ni ukuri turi inshuti zisanzwe, ati duhuzwa rwose n'akazi, nta bintu by'umwihariko birimo. Maze bati nta bintu by'umwihariko birimo kandi muhorana, ati nta hantu hamwe akijya agusize, ni wowe musangira, ni wowe musohokana, ni wowe mugendana ahantu hose, none ngo nta kintu cy'umwihariko kirimo? Ati ariko waretse kutubeshya. Baba rero batangiye kumubaza amagambo menshi, maze Joanna akaba arinjiye, arije agasanga rero bari kuvuga ariko bagahita baceceka. Agahita babaza ati hano se habaye iki ko mwasakuzaga? Maze nabo bati hari rwose ibintu Caleb yari ari kutwigisha, niyo mpamvu wumvaga rwose tuvuga, gusa twari tubisoje. Akavuga ati nimujye ku kazi rero mwese nimukore akazi kanyu kandi mugire umunsi mwiza. Ku mugoroba rero Caleb arataha, maze agataha yaguze ibintu byinshi cyane rwose abashyiriye sheri we Latifa. Abakinjira rero Latifa agahita amuhobera ati urakaza neza iwawe mukunzi, nari ngukumbuye rwose, ati ni karibu. Ahita kandi yakira Caleb ibi bintu abazanye maze akabitereka ku meza. Caleb ahita amubwira ati uyu munsi rwose akazi kari ibibazo, kari kenshi cyane, ati nta numva nananiwe ku buryo umugongo uba wagira ngo ntawe mfite. Latifa ati ihangane rwose mukunzi, birumvikana. Gusa nanone Latifa ahita aterera akajisho muri bya bintu baba bazanye akarebamo, maze atangaye cyane agahita abaza Caleb ati none se sheri, ati uyu munsi watoboye supermarket? Ati ntakubeshye wagira ngo rwose wibye muri supermarket, ati ibi bintu byose wabiguze iki ko atari mu mpera z'ukwezi ngo wahembwe? Amafaranga waguze ibi bintu waba wayakuye hehe? Maze Caleb ati rero kubera ko rwose njya nkora amasaha y'ikirenga nawe urabizi, uyu munsi rero bampaye bonasi y'ayo masaha y'ikirenga njya nkora, ati niyo nafashe rero maze njya kuyaguramo rwose ibyo bintu kugira ngo mbikuzanire. Latifa rero ahita arakara ati wishaka kumbeshya, ntabwo ndi umwana kandi nanjye ndakora, mfite akazi urabizi, ntabwo ayo masaha y'ikirenga bashobora kuyakwishyura mu kwezi hagati, n'ubundi ndabizi neza ko nayo bayakwishyurira hamwe n'umushahara. Wimbeshya rero rwose, nsobanurira ahubwo mbwiza ukuri, ibi bintu byose wabikuye he? Aya mafaranga wayakuye waguze ibi bintu? Caleb ati ariko nawe noneho rwose uragoranye, ati urabizi buri gihe ntaha igicuku ngataha amasaha yarenze, none nkuzaniye n'umusaruro wavuye muri uko gutinda ku kazi, nabyo ntabwo uri kubyumva. Sinakubwiye se ko ari amasaha y'ikirenga nkora kandi nawe ubizi ko rwose kenshi ntaha ntinze kubera gukora ayo masaha y'ikirenga? Ati rero ibyavuyemo ni ibyo, ariko nanone ndabona rwose udashaka kubyumva, reka nigire kwikarabira niruhukire, ubwo ni akazi kawe.
Latifa rero asigara n'ubundi yitonganya, ntabwo aba abyemeye habe na gatoya, ahubwo aba atangiye gukekakeka rwose umugabo we. Buracya rero Joanna akagera ku kazi maze akababaza ati Karebe ko ntawe ndeba aha ngaha se yaba yaratse konje cyangwa se hari ubundi ruhushya runaka yaba yasabye, hari amakuru yabahaye? Abakozi bakorana bati hoya rwose ntabyo tuzi kandi ubusanzwe ntabwo ajya akererwa akazi. Joanna ahita abaza ati ubwo se byamugendekeye bite? Ati nta kibazo reka muhamagare. Ajya muri biro ye rero maze agafata telefone agahamagara Karebe, arabanza agahamagara ariko agatinda kwitaba, ajya kumva arakumva aritabye ariko akitaba rwose yititiza, atitira, akorora, wumva rwose yarwaye yarembye, uba wumva rwose ameze nk'umuntu umaze igihe kinini arwaye. Maze Joanna ati kutaje ku kazi byagenze bite? Karebe ati mumbabarire rwose boss kuba ntahamagaye, ati gusa ndarwaye narembye cyane, nari nzi ko ndi bubahamagare mu kanya. Joanna ati komera ni ukuri, ati ahubwo se waba wabonye imiti, wagiye kwa muganga se? Karebe ati hoya ntabwo ndajya kwa muganga ariko ndumva aribyo ngiye gukora, gusa rwose ndarembye byo. Joanna ati hangane rero, ati nshobora kohereza umuntu akaza kugufasha kukwitaho cyangwa se nkakohereza amafaranga maze ukagura imiti. Karebe ati rwose ndumva nahitamo ko unyoherereza amafaranga nkagura imiti, ubundi ejo yenda nazaba norohewe. Ati gusa murakoze cyane rwose mabuja kunyitaho. Ava kuri telefone rero maze Karebe agahita yishima cyane, ati wawu, ati cy'uyu munsi ndagitsinze, ati ngiye kwirirwa mu rugo rero umunsi wose, ati reka rwose nishimishe bihagije. Ahita atangira kwifatira rero akabayini agatangira kwinywera rwose, ubona yishimye cyane, bivuze ko atari yarwaye yari yirwaje kugira ngo yigumire mu rugo, ntabwo uwo munsi aba ashaka kujya ku kazi. Ku mugoroba rero Joanna arataha maze akabanza kujya kureba Karebe, agera muri zino karitsiye zo kwa Karebe rero akamuhamagara akamubwira ati nari kureba. Karebe ahita asohoka n'ubundi akititiza maze agasanga Joanna yaparitse ku muhanda, ahita yinjira mu modoka akamubwira ati reka rwose tuganirire aha ngaha, gusa urakoze ni ukuri kuba uje kundeba. Joanna rero aramubwira ati ndabona nibura uri koroherwa gakeya, ati Imana ishimwe ni ukuri, ati gusa ufite ikindi kintu ukenera cyose wakimbwira, niba ari n'amafaranga nta kibazo rwose ukwiye kugira. Karebe ati rwose nakabaye mbivuga ariko nanone wakoze byinshi, reba ko na kare wanyohereje amafaranga naba ndi kurengera. Maze Joanna ati hoya nta kibazo, uri sheri wanjye, uri umukunzi wanjye, ikindi kandi uri no mu nshingano zanjye nk'umukozi wanjye, kuguha amafaranga yo kwifashisha rero igihe rwose utari gukora ntabwo ari ibintu bitangaje, ndayakohereza kandi nanone n'ikindi kintu cyose uza kumva ukeneye umbwire nta kibazo, reka ntahe rero kuko n'ubundi burije. Asezera rero kuri Karebe maze Karebe agasubira mu rugo, Joanna nawe agataha. Umunsi wakurikiye rero Joanna arataha mu rugo maze akabwira ba bana baba babana ati hari ikintu rwose nshaka kubabwira kandi gikomeye. Ati murabyumva mute? Wa mutonto witwa Karebe aramutse aje kuba hano maze rwose nawe akaba umwe muri twebwe. Aba bana bahita bamubwira bati twabikunda rwose, cyane cyane ko nta mupapa tugira, ubwo rero nibura twaba tubonye umuntu w'umugabo rwose umera nka papa wacu, byaba rero ari byiza cyane. Ati none se tante, ati muri hafi gukora ubukwe?
tante wabo aramubwira ati urebye ntabwo rwose turabivugana kubera ko rero muri abantu b'ingenzi kuri njyewe nagombaga kubanza kubibaganiriza nkumva rwose uko icyo mubivugaho, ubwo nyuma yaho nawe rwose tuzabivugana nzababwira uko bimeze. Aba bana rero baramubwira bati rwose nta kibazo turamwishimiye. Ku munsi rero wakurikiye Joanna ahamagara n'ubundi Caleb maze akamubwira ati rero njyewe sinkunda rwose ibintu bitinda mu nzira, niba warambwiye ko unkunda nanjye nkaba ngukunda kubera iki rwose twakomeza gutinza ibi bintu, ndumva twatera indi ntambwe tukava ku rwego rumwe tukajya ku rundi. Caleb ati ubwo se waba ushatse kuvuga iki? Joanna ati nshatse kuvuga ko noneho twakora ubukwe tukabana, ati kubera ko rwose n'ubundi nta gisigaye, nta mpamvu rero yo gukomeza kubitinza mu nzira. Caleb aramubwira ati nta kibazo ibyo bintu reka nabyo mbitekerezeho, ati kubera ko ugiye biba bintunguye ni ngombwa rwose ko mfata umwanya nkabitekerezaho neza. Caleb rero arataha ariko hashira iminsi mike cyane akongera nawe agasaba Joanna ko rwose bagomba guhura. Barahura rero maze akamubwira ati rero ibintu rwose wambwiye nasanze nanjye ariko mbyumva, nasanze rwose aribyo tugomba gukora ubukwe, ariko nanone hari ikintu nifuje kugusaba mbere y'ibyo byose. Ati urabona nk'umuntu w'umugabo si byiza ko rwose twazamara kubana ariko n'ubundi ukaba ari wowe ukora ibintu byose nk'aho ari wowe mugabo. Ati jyewe nkaba nta mafaranga mfite cyangwa se nkaba ntafite uburenganzira ku bintu runaka, nkaba rwose nta resiponsabirite nabasha gufata. Ati ibyo bintu bigaragara nabi cyane buri gihe iyo ubona ko amafaranga yose ava ku mugore, umugabo ntacyo ashoboye. Ati rero ikintu nifuzaga ni kimwe, nifuzaga ko rero wampa resiponsabirite zimwe na zimwe, ni ukuvuga nka resiponsabirite zo muri kampani ukaba ari jye rwose uziha, nkajya mba ari jye nsinya ku bintu runaka. Ikindi no ku bintu bimwe na bimwe yenda nk'imitungo n'ibiki akaba ari sinyatire yanjye iba iriho. Joanna rero ahita amubwira ati ubwo se koko ibyo ni ngombwa cyane? Ati rwose numvaga kuba ngukunda bihagije kandi kuba twizerana nta kibazo. Ati ikindi kandi nta n'ikibazo na kimwe wagira ku mafaranga kubera ko rwose amafaranga yanjye n'ubundi ni nk'aho ari ayawe. Caleb ati yego rwose ni nk'aho ari ayanjye ariko nanone nkeneye rwose ko nazajya mfata resiponsabirite mu buryo bugaragara. Joanna aramubwira ati nta kibazo reka ngende rero mbitekerezeho. Caleb rero nawe arataha amaze akicaza Latifa akamubwira ati sheri wanjye rero hari ikintu nifuza kukubwira. Ati ubu rwose tuvugana hari undi mukobwa nsigaye nkunda. Ati nsigaye nkundana na bosi wanjye cyane. Ati nsigaye nkunda Joanna kandi ibintu bigeze kure. Latifa ati uravugisha ukuri se? Ati cyangwa uri kunkinisha? Caleb ati ibintu ndi kuvuga ni ibya nyabyo. Ati tumaranye iminsi dusohokana dutemberana, ati kandi rwose ndumva nkwiye kumugira umugore. Ati turi hafi rwose gukora ubukwe. Ati niyo mpamvu mbikubwiye rero kugira ngo rwose utazatungurwa. Latifa ahita atangira kurira nk'agahinja, ararira cyane agakubitagura inzu agakubitagura intebe. Ati nizere ko ibintu uri kuvuga uri kwikinira. Ati nizere ko rwose uri kumbeshya kuko ibyo bintu ntiwabinkora. Ati ubuse naba naragukoreye iki kibi ku buryo unyishyura ibi bintu? Ni gute wampemukira bingana bityo? Ati barabavuze koko ni ukuri, ati abagabo nta nyiturano mugira. Ati urukundo rwose nagukunze wowe unyituye kumpemukira. Ati ni ukuri, ati uri mubi ku buryo udashobora kumva. Ati ndakwanze, ati wagira ngo rwose uri neza neza ukoreshwa na Satani. Ati uri umuntu mubi cyane cyane.
ubwo aba avuga ibyo ariko rwose ari kwigaragura arira, naho rero Caleb we aba amubwira ati ihangane rero rwose sheri nuko ibintu bimeze. Joanna rero we aragenda maze akicarana n'umwavoka we akamubwira ati rero rwose nkunda Caleb cyane kandi tugiye kubana, ati ubwo rero yansabye ko rwose namuha sinyatire ku bintu byose, ati ndifuza rero ko bihindura maze ukabishyira mu mazina ye. Uyu mwavoka aramubwira ati koko se, ati urumva wabitekerejeho neza, ati ubundi se uyu musore mumaze igihe kingana iki mumenyanye? Joanna ati ni amezi make rwose kuva yaza gukora muri kampani yanjye, ati ubusa n'iki kikubwira ko ataje rwose ari kuri tageti abizi neza ko ashaka imitungo yawe n'ibindi byose. Joanna ati hoya rwose ndamwizeye ntabwo yabikora, kandi niba tugiye kubana nk'umugore n'umugabo ngomba kumugirira icyizere. Umwavoka we akamubwira ati ariko njye si uko mbitekereza, ati rwose tugomba gushyiramo ingingo zimwe na zimwe mu masezerano zazamugonga igihe cyose yazaba ashatse kuguhemukira cyangwa kukwiba ibyawe, twashyiramo rwose ingingo ku buryo izatuma atagutwarira byose. Maze Joanna ati ariko nta kibazo rwose gihari, uriya musore ndamwizeye kandi ntabwo nshaka gutangira kumutega imitego. Ati ndashaka ko rero ubigira vuba rwose ibintu byose nawe ukamushyiraho, akaba ashobora nawe gusinya kuri buri kimwe. Uyu mwavoka we aramubwira ati nta kibazo rwose ndabikora nk'uko ubivuze. Joanna rero atuma kuri Caleb maze bagahura, akamubwira ati mukunzi rero ibyo wansabye rwose naricaye mbitekerezaho kandi natekereje ko byaba ari iby'ingenzi kuri wowe, cyane cyane ko byo rwose ni n'icyubahiro cy'umugabo kuba yafata resiponsabilite z'urugo. Ati rero nabitekerejeho nsanga rwose byose bikwiye kujya mu mazina yawe, maze njye nawe tukaba tubifatanyije, yaba inzu mbamo yaba ibintu byose bizajya biba rwose ari ibyanjye nawe, tubifatanyije buri wese abifitiyeho uburenganzira. Abakibwira ibi bintu rero Caleb, maze Caleb agahita amuhobera akamusomagura ati koko se mukunzi warabikoze? Joanna ati cyane rwose narabikoze, ati ndagukunda kandi nawe ndakwizera, simbona rero ikintu cyatuma dutandukanywa rwose n'ibintu. Caleb aramubwira ati ndishimye cyane kandi rwose warakoze kunyizera no kumpa uburenganzira ku byawe, nanjye nzakubera umugabo mwiza ndetse mbe na papa w'abariya abana ubereye tante, ntabwo uzigera wicuza kuba warankunze, nzagukunda rwose kandi uzabona impinduka. Joanna ati urakoze cyane kandi nanjye ndagukunda, ati ahubwo reka nzane akantu maze tubinywere. Bahita batangira rero guserebura rwose iby'umubano wabo mushya baba bagiye gutangira. Bidatinze rero Joanna na Caleb bakora ubukwe, maze Caleb akimukira muri ya nzu ya Joanna bajya kubanayo rero, maze ubwo noneho impinduka zikaba kandi ziratangiye, kubera ko Joanna aba agomba noneho kwerekana Caleb ku kazi nk'umugabo we, akaba atagifatwa rwose nk'umukozi usanzwe. Joanna rero ababwira ati murabona rero ko jyewe na Caleb twakoze ubukwe, ubu ngubu rero ni shefu wanyu, ntabwo rwose akiri umukozi usanzwe, mugomba kumwubaha kandi mukabimwubahira, ntabwo rwose nshaka umuntu uzamubwira amagambo mabi cyangwa se uzareka kumwubaha, ati ntabwo nshaka kubyumva.
ati mwese rero ubwo nimusubire mu kazi kanyu. Aba bakozi rero baragenda maze bagahita bahagarara muri koridoro bagatangira kuvuga amagambo menshi cyane. Baratangira bati ibi bintu si mwari mubizi? Ati urabona ukuntu uyu musore aje ejo bundi, none reba rwose abaye bosi wacu. Twebwe imyaka yose tumaranye na bosi habe no kutwongeza umushahara cyangwa ngo tuzamure mu ntera, ariko uyu we araje bakoze ubukwe none dore anabaye bosi wacu. Uriya musore rwose ubanza yaraje yarabiteguye neza, ashobora kuba yaraje afite umugambi, gusa rwose ntabwo tumushira amakenga, ntabwo tuzi ikimugenza. Mu rugo rero kwa Karebe na Joana rwose urukundo ruba rushyushye, baba baryohewe n'urukundo. Noneho aba bana bo muri uru rugo nabo baba barabonye umupapa aba rwose abakunda, akabafata neza, akabatetesha ndetse akabaganiriza inshuro nyinshi. Baba rero bamukunda cyane kandi bakamwisanzuraho. Joana nawe birumvikana rwose aba yishimiye uyu mugabo kubera ukuntu aba azi kumuha keya no kumubwira amagambo meza. Joana rwose uba ubona noneho ari umukobwa wishimye kurusha uko yari ameze, aba aseka kandi ukabona rwose arakeye mu maso, bigaragarira buri wese ko afite umunezero. Hashira iminsi rero rwose urukundo aba bombi bibereye mu munyenga w'urukundo, maze umunsi umwe ari mu masaha y'ijoro Joana na Karebe baryamye, Karebe akabwira Joana ati rwose mukunzi ndaguhangayikiye, ati uravunika cyane bidasanzwe, ati reba nawe uva ku kazi gasanzwe kose tuba twiriwe dukorana maze ukaza ugafata umwanya wo kunyitaho, kwita kuri aba bana. Ibi bintu rwose biravunanye bikabije. Joana ati ariko ibyo rwose narabimenyereye. Karebe ati hoya ntukamenyere imvune, ati ahubwo nifuzaga rwose kukugira inama, ati ndabona twashaka umukozi wo mu rugo maze akazajya agufasha iyi mirimo, ntukavunike rwose mukunzi, naho ubundi wazasaza imburagihe. Joana ati ariko uzi ko ibyo bintu ntigeze na rimwe mbitekereza, ati ariko se ubwo namukura he ko numva nta gitekerezo rwose mbifiteho. Karebe ati rega ntabwo rwose ari ibintu bigoye, ati tekereza ko rwose ari umushuti wanjye mfite kandi azi ahantu muri kampani rwose babakura, ati waba wiyicariye hano maze ugahamagara gusa byaba bihagije. Joana ati ibyo bintu rwose ndumva ari byiza, ati ahubwo umpaye igitekerezo cyiza nzakugurira akantu, ati ubwo uzanshakire nimero z'aho hantu maze nzahamagareyo. Karebe rero ahita agenda akiherera maze agahamagara wa mukobwa baba barakundanaga mbere, ubwo ni Latifa, akamubwira ati ubu rero rwose diro yabaye diro, ati ugomba kuzafata ibintu ibyangombwa maze ukaza gusaba akazi ko mu rugo muri rwa rugo mbamo, maze tukaba twibanira n'ubundi, nyuma ibindi byose tuzagenda tubyigarurira buhoro buhoro kubera ko urabizi n'ubundi ni wowe nkunda, n'ubu ni wowe ngikunda. Latifa ahita amubwira ati koko se, ati ngakora akazi ko mu rugo? Latifa yari umukobwa w'icyuki rwose b'abakobwa beza cyane, ati njyewe ngakora akazi ko mu rugo? Maze Karebe ati nyine niyo ntangiriro kugira ngo tubone ukuntu tuzigarurira imitungo yose y'uyu mukobwa. Latifa rero ahita abyumva vuba maze akabyuka akambara ibintu by'ibigutiya bidasobanutse n'ibitambaro mu mutwe, akaza agakomanga kuri iyi nzu. Ahita rero asanga Joana ahari kuko Karebe rwose aba yamubwiye igihe azazira kugira ngo ahamusange. Joana rero ajya gufungura maze agasanga ni umukobwa rwose umeze nk'umunyacyaro ariko nanone ukeye, kuko uyu mukobwa aba anateye neza ku buryo adashobora kugira ikintu na kimwe yambara ngo kibihishe. Uyu mukobwa arahita abwira Joana ati mabuja rwose nifuzaga akazi ko mu rugo. Maze Joana ati wowe se nuko kuntu usa rwose ukeye se urashaka akazi ko mu rugo?
maze uyu mukobwa ati yego rwose ndagashaka, ati narize ariko sindabona akazi, ati rero rwose nta kibazo naba nikoreye akazi ko mu rugo kuko mfite mama wanjye urwaye na barumuna banjye rwose baba bakeneye kwishyurirwa ishuri, ubwo rero ntabonye akazi rwose ntabwo nzi ukuntu babaho. Joanna ati ngaho mpereza ibyo bipapuro ufite ndebe, arebamo maze agasanga rwose harimo na CV, ati none se uza gusaba akazi ko mu rugo maze ukazana na CV? Maze Latifa ati cyane nyine, ati ubuse kuko urebye uru rugo, urebye aha hantu ukuntu hatoroshye, naho kuza gusaba akazi uzanye utuntu twa feke? Ati hoya, ati rwose nagombaga kuzana CV kuko rwose aha hantu hariyubashye kandi urabona ko ari ahantu nyine hatinyitse. Ibyo abakibivuga maze Joanna akaba arasetse cyane, acisha amaso rero muri ya CV maze akamubwira atekereza ko rwose wanize ariko ukaba warabuze akazi, ati ubuse kuki wahisemo kuza kugasaba muri runo rugo? Nawe ati ntabwo rwose ari uko nahisemo hano, ahubwo nari ndi kugenda ahantu hose mbaza kugira ngo ndebe ko nabona ahantu hatari umukozi maze banyihere akazi. Latifa rero Joanna ahita abwira Latifa ati ntabwo rero ngewe mba mu rugo jyenyine kubera ko mfite n'umugabo, ubwo ni ngombwa ko tubivuganaho, gusa reka muhamagare ubwo nta kibazo nabyemeza. Joanna ahita ahamagara Karebe maze Karebe akaza. Joanna ati dore uyu mukobwa ngo arashaka akazi ko mu rugo, ati urabibona ute se? Ati tukamuhe cyangwa tumwihorere? Maze Karebe rwose ubuze ubwenge ahita abwira Joanna ati ishyari rwose urabizi izo ni responsibility zawe, nubishaka niba wamushimye ukamuhe, niba utamushimye kandi nabwo nta kibazo agende, tuzakomeza twishakira undi. Ati ngewe nta kibazo rwose mbifiteho, icyemezo uri bufate. Joanna rero ahita areba mu maso ya Latifa rwose uba wibabaje ubona ko ari umunyabibazo, wagira ngo ibintu byose yavuze koko byamubayeho. Maze Joanna agahita agira impuhwe akamubwira ati ndumva mfashe icyemezo rwose cyo kuguha akazi, ati nta kibazo guma hano akazi ndakaguhaye, ati ahubwo reka nkwereke icyumba uzajya uraramo kandi ntangire kukubwira n'ibyo uzajya ukora. Latifa rero ashimira cyane rwose Joanna yanicishije bugufi, ati murakoze cyane kandi nzajya mbikora neza. Mu masaha y'ijoro rero bamara kuryama maze Karebe akabyuka agasanga Joanna agasanga Latifa mu cyumba aba aryamyemo, bagahita bahoberana maze bagatangira gusomana. Latifa ati sheri, atuzi ko burya koko wabikoze, ati ariko umugore wawe ni umukire we, ati mbega amafaranga, ati uko hano hose hahumura amafaranga neza neza. Maze Karebe ati ibi byose nyine ureba tugomba kubyigarurira njye nawe, ati aya mafaranga agomba kuzaba yacu, ati maze tukayazajya twihorera mu ndege twasohotse tugahora twitemberera, ati tukaryoshya bigashira kera. Latifa rero ahita yongera akishima maze agahita yongera agasomagura Karebe, ati ntakubeshye urategura ni ukuri, ati uyu mupango rwose wawize neza cyane, ati ndabona tugiye kuba abakire. Ubwo kandi bahita bajya mu buriri bakanikorera ibyabo kubera ko rwose Joanna aba yasinziriye. Barangiza gahunda zabo rero maze Karebe agasubira mu cyumba kwa Joanna akaryama. Buracya mu gitondo rero Latifa akabyuka agategura ibya mu gitondo neza cyane, maze agahamagara abana ati muze mufungure mudakererwa ku ishuri, ari nako kandi ahamagara na Joanna ati boss rwose muze mufate ibyo kurya bya mu gitondo narangije kubitegura. Baraza ku meza rero maze abantu bose bagashimishwa n'ukuntu uyu mukobwa yateguraga rwose ibyo kurya biryoshye. Bose bamara gufungura rero maze bakajya ku kazi. N'ubundi rero uwo munsi ku mugoroba mu masaha y'ijoro
bamara kuryama Karebe akongera akabyuka n'ubundi agasanga Latifa mu cyumba cye, bari basigaye rwose bameze nk'aho bararana, maze bakongera bagakora gahunda. Latifa akabwira Karebe ati mukunzi nari ngukumbuye bidasubirwaho, ati ni ukuri buriya nari nzi ko wanyanze, ati naho wari ukintekereza ibintu byose wapangaga washyiragamo. Maze Karebe ati ariko ubwo wibagiwe ko uri umukobwa w'inzozi zanjye, nta muntu n'umwe wagusimbura, ni wowe nkunda ibihe byose, ubwo rero urumva ko rwose ntari kugusimbuza undi muntu. N'ubundi barongera bagakora gahunda, akongera kandi akabyuka akajya mu cyumba cya Joanna rwose atigeze anamenya yuko umugabo we yari yabyutse yagiye mu cyumba cye. Hashira iminsi mike rero maze ibintu bigatangira guhindura isura. Latifa agatangira noneho kuba mubi cyane, agatangira kujya abwira ba bana nabi, akajya ababwira ati ntimukanyicarire mu ntebe n'iyo myanda yanyu, ikindi kandi ntimukansakurize mba ndi kwirebera filime. Ubwo aba yicaye muri salo ari kwinywera n'akantu rwose wagira ngo muri uru rugo niwe. Aba bana rero batangira rwose kubaho nabi, akajya abatekera ibiryo bibi babyanga akabibarisha ku ngufu, akabaha akazi kandi kenshi akabogesha ibyombo, akabakoropesha, akabafurisha. Maze aba bana rero umunsi umwe bafata icyemezo cyo kubwira ibi bintu byose tante wabo. Abari mu masaha y'igitondo rero Joanna aba ari kujya ku kazi, aba bana bakamutegereza bakamubwira bati turagushaka rwose tante, hari ikintu cyihutirwa tugomba kukubwira. Nawe rero arababwira ati nimwihangane murambwira ku mugoroba kuko ndihuta cyane ntabwo byashoboka. Aba bana baramutangira cyane bati hoya rwose tante ihangane uhagarare gatoya, kuko noneho abasigaye anabakubita akabahondagura. Maze agahita asohoka yihuta agakubitaho urugi ati hoya, ati turavugana nimugoroba nimunyihanganire. Aba bana rero basigara n'ubundi bari kurira kubera ko rwose baba babonye tante wabo atabumvise ibyo bashakaga kumubwira. Ku mugoroba rero aba bana baryama kare kubera ko noneho Joanna ataha yatinze cyane agasanga basinziriye. Karebe rero ajya kureba n'ubundi Latifa nk'ibisanzwe, maze Latifa akamubwira ati mba nkubwire ibi bintu ndabirambiwe guhora nigira umwana mwiza, ati noneho biriya byana bye rwose ndumva ntagikeneye no kubireba, ati gira vuba urangize gahunda yacu tujye mu buzima bwiza maze ibi tubivemo, ati ndumva ntakibashije kwihangana rwose, plani yacu yihutishe ibintu birangire bive mu nzira. Karebe ahita amubwira ati humura rwose nanjye mbirimo kandi neza, biri mu nzira nziza humura. Umunsi wakurikiye rero Joanna ava ku kazi yihuta rwose kandi yishimiye kuza kureba umugabo we rwose utari wakoze. Asaheruka agahita afungura icyumba cye, agifungura rero ahita abona Latifa na Karebe baryamanye mu buriri rwose bari gusomana baseka bishimye. Arahagarara maze agahita ahamagara ati Karebe, ati koko se, ati ni wowe, ati ni wowe uri mu buriri bwanjye, ati n'umukozi wanjye, ati muraryamanye mu buriri bwanjye koko. Maze Karebe agahita amubwira ati yego rwose turaryamanye, ati wowe se kubyo uri kubona, ati turishimye rwose, ati uyu kandi ni sheri wanjye, ati ni umukobwa nkunda ubuziraherezo, ati nta nubwo rwose wowe wabasha gufungura imishumi y'inkweto ze, ati uyu nguyu rwose niwe w'inzozi zanjye. Joanna rero abagira ngo ari kurota, ati ibyo uri kuvuga se ni nyabyo, wowe unca inyuma, ati none se hari icyo utabona, ati ndagira ngo nkubwire ko rwose ibyitwaga urukundo hagati yanjye nawe bitigeze bibaho, ati ntabwo nigeze ngukunda habe na gatoya, ati biriya byose rwose byari ibinyoma, umukunzi wanjye wa nyawe ni uyu nguyu.
maze Joanna ati ntumbwire ko rwose wari ukurikiye amafaranga. Karebe aseka cyane ati nibura rwose ugaruye umutima, dore ubashije gutekereza noneho utekereje kabiri. Ati amafaranga rwose nashakaga kandi narayabonye, kubera ko ubu noneho ibi byose ubu tuvugana binyanditseho. Abakivuga ibi bintu maze Joanna akumva isi imwikaragiyeho, ahita agenda yiruka ajya muri salo, maze agahita yicara mu ntebe. Abagitangira kwicara akumva abana bari gutakira mu cyumba kiri aho hafi bavuga bati wadufunguriye, mwadufunguriye. Ashaka imfunguzo rero maze akabafungurira, abana basohokamo bakamubwira bati ni Latifa wadufungiranye. Ati kandi rwose twashatse kukubwira kenshi ko rwose uriya atari umuntu mwiza, ariko ntiwigeze ubyumva. Reba ko noneho yafatanyaga na tonto bakadukubita kandi bakanatuha ibiryo rwose birimo imyanda. Batangira kumubwira ibintu byinshi, maze Joanna akababwira ati nimumbabarire bana banjye, gusa rwose ibyo muri kuvuga byose ukuri nakumenye. Ahita yongera agasubira mu cyumba yiruka kubera umujinya bagize, maze akagenda agafungura agasanga bongeye bisubirira mu byabo. Batari ku wundi kuki wowe koko uri gukomeza kutuderanja? Ati kandi se noneho urashaka iki? Hari icyo tutakubwiye utumvise? Agahita abaza Karebe atari ko se koko sheri, ati gute wankorera ibi bintu, gute wambeshya urukundo warangiza ukanamfatira abana nabi? Karebe ahita ababwira ati aha rero ni iwanjye, nimusohoke mwese kandi mufate ibintu byanyu mugende, nta nubwo rwose mbakeneye aha ngaha. Ubwo Latifa nawe ahita abyuka maze akabwira Joanna ati umva wowe rwose wa mukozi wo mu rugo, ati ntabwo nkukeneye mu nzu yanjye mu cyumba cyanjye noneho, ati ntuzagaruke kumpagarara hejuru uko ubonye kose. Maze Joanna akabwira Karebe ati urumva ukuntu uyu mukobwa wawe ari kumbwira nabi mu nzu yanjye noneho mu cyumba cyanjye? Joanna ahita arakara akaza gukubita urushyi Latifa. Karebe ahita amusunika akamukubita hasi, bigaragara rwose ko nta mpuhwe ziba zirimo. Noneho ahita ahaguruka maze agahita ajya muri salo yihuta akajyana n'aba bana. Karebe rero na Latifa nabo bahita babakurikirayo, maze Latifa agahita abwira Joanna n'aba bana ati ndavuze ngo mwese muzinga ibintu byanyu byose munsohokere mu nzu kandi mugire vuba, sinkeneye rwose gukomeza kubabona. Joanna rero ahita areba Karebe. Karebe ati nuko nyine bimeze, umukunzi wanjye ntavuge kabiri rwose, munsohokere mu nzu kandi mugire vuba. Maze Joanna ati ariko se ubu Karebe wibagiwe ko rwose iyi mitungo tuyifatanyije? Maze Karebe ati hoya rwose iyi nzu ni iyanjye n'ibindi byose ni njyewe nyirabyo. Ati ubwo rero nimutuvire mu nzu kandi mwihute. Ati wagize ubwenge buke rwose. Ati ubwo rero warandebaga rwose ukabona nagukunda? Ati nta kugukunda, nishakiraga iyi mitungo yawe kugira ngo njye na sheri wanjye uyu Latifa twibereho neza. Warakoze rero rwose kubimpa byose, ubu ngubu turaryoshye tumeze neza, ahubwo nimugende twigumire mu kwezi kwacu kwa buki. Joanna rero ibintu noneho bimubana ibibazo, maze bakagenda bakabitekerezaho n'aba bana. Arareba akabona nta hantu rwose afite ho kujya uyu munsi, maze bakagaruka bagapfukama imbere ya Karebe na Latifa bakababwira ati nimutubabare rwose tube tugumya kuko ntaho kujya dufite. Latifa rero araseka cyane rwose, we na Karebe bati murebe rwose miliyoneri wacu apfukamye imbere ari gusaba icumbi. Ati gusa biraryoshye. Maze Latifa akamubwira ati cyakoze ngiye kubera ko ndi umugore mwiza kandi mfite umutima mwiza, ndakubabariye urare iminsi 3 wowe n'abo bana mu cyumba cy'abashyitsi, ariko nta kuyirenza rwose, mugomba guhita mushaka aho kuba. Latifa rero na Karebe baba rwose bibereye mu kureba amamodoka mashya bagiye kugura, bari kureba ahantu hose bazatemberera. Maze Joanna akinjira mu cyumba yarakaye agahita ababwira ati ndavuze ngo muzinge ibintu byanyu mumvire mu nzu.
bahita bamureba bagaseka, maze Caleb ati ariko ubwenge bwawe ubundi buba hehe? Ntabwo uzi ko ibi bintu byose byanditse kuri jyewe? Ati ibi bintu byose ni ibyanjye. Maze bagaseka we na Latifa bagakubitana mu ntoki, bakamubaza bati iryo tegeko se kandi ritanzwe nande? Joanna ati ni inama nabagiraga. Ati gusa mbahaye amasaha 3, nimuba mutararangiza kuzinga ibyanyu ngo mugende muraza kuva muri iyi nzu nabi cyane. Joanna rero ahita yisohokera maze akagenda akicarira muri salo n'ababana be. Aba rero basigara mu cyumba bari kumuseka rwose ngo ukuntu afite ubwenge bukeya. Hashira rero umwanya maze Latifa na Caleb bakava mu cyumba bakaza muri salo, maze Latifa agahita atangira gutuka Joanna n'aba bana ati mwamyanda mwe munyicariye mu ntebe muracyakora iki? Ati muhaguruke mugende vuba. Ati ndumva muri no kunukira. Ubwo Caleb nabaza ari inyuma ati ariko ubundi hano habaye iki? Ati ni biki biri hano? Ubwo Joanna rwose waba yabihoreye, maze bagakomeza bose bakamutuka bamubwira bati nimugende mudukurire iminuko mu nzu. Bahita bumva rero urugi rwifunguye, maze bakabona ni polisi na wa mwavoka wa Joanna binjiye. Caleb rero abagikubita amaso polisi ati mwebwe se kandi muje gukora iki? Ati bati tuje kugufata tugufunge wa munyamakosa we, nta soni uratwara ibintu by'abandi. Ati ahangaha ndi ni mu nzu yanjye n'impapuro zabyo ndazifite, ahubwo Joanna rwose ni musohore mu nzu yanjye niba uri mu bitari ibye. Uyu rero mwavoka wa Joanna ahita aseka ati ngo ngufite impapuro? Ati dore impapuro z'ibintu byose bya Joanna ngizi ndazifite. Caleb ahita azambura umwavoka maze agacishamo amaso, agahita abona ko rwose ibyo yasinye byari ibicupuri, iza nyazo ari umwavoka uzifite. Maze agahita abaza Joanna ati ntumbwire ko wantuburiye wambeshye. Maze Joanna agaseka ati ariko rwose nawe atuzi ko wizera vuba. Ati kuba rero ninagukundaga wumvaga rwose ko nagusinyira ibintu byanjye byose ngo ubitware? Ati ubwo sinari kubigusinyira nkaho rwose urinde? Ati kubera ko ngukunda gusa. Ati ariko ufite ubwenge buke cyane ni ukuri. Ati burya nubwo wambwiraga ngo nta bwenge ngira, ahubwo wowe ntabwo ugira kuba warizeye ko naguha ibintu byanjye byose ngo ni uko ngukunda. Ati nari narebye kure narabibonaga rwose ko ushobora kuba ugenzwa n'amafaranga, niyo mpamvu nakubeshye. Ubwo rero Latifa aba yipfutse mu maso ari kurira rwose abona ko ibyabo bibarangiranye. Joanna ahita abwira polisi ati nimukore akazi kanyu, abangaba rwose bagomba gusubira aho muri puberi aho bahoze. Polisi rero ihita ibambika amapingu maze igahita ibajyana. Joanna ahita ahobera aba bana be akababwira ati bana banjye rwose mumbabarire, ninjye nabateje ibibazo kuba narabazanyemo umuntu ntazi akaba yaraduhangayikishije bingana gutya. Gusa nanone ibi byose nari nabitekerejeho mbere, niyo mpamvu rwose nasinye impapuro zitari iza nyazo kuko natekerezaga ko ibintu byacu bishobora kugenda isegonda ku yindi. Aba bana bahita bamubwira bati rwose nta kibazo kandi twarakubabariye, nta kibazo, nta kosa rwose wakoze. Bahita rero bahoberana maze babandi nabo bakabajyana kubafunga. Inkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi naha tuyisoreje. Niba kandi wayikunze cyangwa wayikuyemo isomo, jya ukanda like kugira ngo rwose tubone ko hari icyo iyi nkuru yakoze. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.